hari ukuri abantu benshi badaha agaciro amagambo afite imbaraga kurenza uko wabitekereza. Mu rukundo amagambo ashobora kubaka, amagambo ashobora gusenya. Kandi ikibazo ni iki, abagabo benshi bakunda ariko ntibabivuge neza. Uyu munsi ugiye kunya amagambo 5 umugore ashaka kumva buri munsi, amagambo yubaka umutima, amagambo akomeza urukundo. Wowe icyo usabwa ni ukurikira ino video kugeza ku mpera zayo. Ijambo rya mbere ni ndagukunda, ariko mu buryo bwa nyabyo. Si ukuvuga gusa ngo ndagukunda, ahubwo bivuga byumva, ubivuge bigaragaze. Umugore ashaka kubyumva, ashaka kubyizera, ashaka kubibona mu bikorwa. Muri Bibiliya handitse ngo nimugakundane mu magambo gusa, ahubwo mukundane mu bikorwa ndetse no mu kuri. Yobu 3:18. Isomo: amagambo plus ibikorwa ikurukundo rwa nyarwo. Ijambo rya kabiri ni ndagushima. Abantu benshi bayitwa gushima, ariko gushima ni ingenzi cyane. Umugore ashaka kumva ko ibyo akora bifite agaciro, ukamubona ukamushima, ukamuha values. Bivuga ati ndagushima, uri mwiza, uri uw'agaciro. Muri Bibiliya handitse ngo amagambo meza ni nk'ubuki anezeza umutima. Imigani 16:24. Naho gatatu, dumutega amatwi. Kumva ni urufunguzo. Umugore ashaka kumva, ashaka kuvuga neza, kumva nta muntu umucira urubanza. Numubwira ati muteze amatwi mbwira. Ibi bituma agufungura ukwizera, akagukunda cyane. Muri Bibiliya handitse ngo umuntu wese yihutire kumva. Yobu 1:19. Na ijambo rya kane ni ndagushyigikiye. Umugore ashaka kumva atari wenyine mu bihe byiza ndetse n'ibibi. Yumubwira ati ndi kumwe nawe, ndagushyigikiye. Ibi bituma agira agaciro, akagira amahoro, akagira confidence, akakwizera kurushaho. Muri Bibiliya handitse ngo babiri barutumwe, kuko iyo umwe aguye undi aramubyutsa. Umubwiriza 4:9 kugeza ku 10. Naho gatanu, umfite agaciro. Kimwe mu bintu bikomeye cyane umugore ashaka kumva agaciro ke, si mu bikorwa gusa ahubwo no mu magambo. Nyumubwira ati uri agaciro kanjye. Bituma ategera yishidikanyaho, akumva akunzwe, kandi nawe agatangira kugukunda koko. Muri Bibiliya handitse ngo mukundane murutane icyubahiro. Abaroma 12:10. Igice cyimbitse. Ikibazo si amagambo gusa, ikibazo nuko abantu batavuga kenshi. Mu rukundo silence ishobora gusenya byinshi, amagambo make ashobora kubaka byinshi. Niba ushaka urukundo rukomeye cyangwa se rwimbitse, jya uvuga neza, jya uvuga kenshi, jya uvuga ukuri. Kuko umutima w'umuntu wubakwa n'ibyo wumva buri munsi cyangwa se ubona buri munsi. Isomo rikuru: amagambo yawe ashobora guhindura umubano wawe. Nibisaba byinshi, bisaba amagambo make, ariko make afite imbaraga. Jya wubaka cyangwa se jya wibuka, uvuge neza. Ni Imana idasanzwe, ariko nawe utabizi ushobora kubyiga, birashoboka cyane. Niba ushaka urukundo ruramba, jya ukoresha amagambo yubaka, kuko ibyo uvuga buri munsi nibyo byubaka ejo hazaza h'umubano wawe. Twandikira hasi muri comment igitekerezo cyawe, ukandi like, ukandi subscribe niba ushaka content izaguhindura cyangwa se izakubakira ubuzima. Kandi nkubitse ko mu yindi video y'ubutaha nzakwereka amagambo 5 umugabo ashaka kumva buri munsi. Murakoze cyane. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.